Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Dushimiye Imana cyane. Imana turayihimbaje ngo yongeye kutugeza ku mwanya mwiza nk'uyu nguyu. Kiganiro ndabizi mukunda muri benshi, rero tuba dushimiye Imana none yaturinze ikatugeza kuri uyu munsi, ariko namwe mudukurikiye kabarinda nanone, kuko ntabwo wadukurikira none udahari. Ubwo uramutse warapfuye cyangwa se waravuye mu mubiri ntiwakurikira ikiganiro ngo byemere. Ubwo rero nawe tufatikanije gushimira Imana ko ikomeje kukurindira ku isi nanone, ariko natwe ikaturinda. Ni nayo mpamvu muriho mutwumva. Twe tuba tunazi ko akazi Imana yashimye ko dukora hano ku isi nigashira tuzataha. Ubu rero iyo gasherejo ntabwo mwari kutwumva, ariko turacyagafite, karacyahari. Ni nayo mpamvu mutwumva, ni nayo mpamvu twaje kugira ngo tuvugane namwe, kuko ako kazi dufite hari wakibaza ngo nakahe cyangwa se ukaketeranya n'utundi tuzuzi. No ukuntu Kristo Yesu misiyo yari yamuzanye mu isi ari ukuza kutwunga n'Imana. Twari dufitanye n'Imana ikibazo gikomeye cyane cy'uburyo twari twarayigomeye uhereye muri kavukire, ndetse tunakatiye igihano cy'urupfu. Rero twari dukeneye umuhuza uza akajya hagati yacu n'Imana, ariko akababasha kuvugana n'Imana bikemera. Nicyo cyatumye Kristo Yesu yarahoze mu ijuru uhereye mbere, aza mu isi aje guhuza umuntu n'Imana. Ibyo Yakobo abirose ngo yabibonye bimeze nk'urwego rumanuka ruvuye mu ijuru ngo rukora hasi, ngo ariko abana bamarika bamwe bamanukaho abandi bazamukaho. Yararose gute? Yarahishuriwe Kristo Yesu uzasiga ubwiza n'icyubahiro mu ijuru, akamanuka akaza mu isi kugira ngo twe tutari kubasha kugera ku Mana ngo byemere, aze none hatuzamure byemere natwe tugeze ku Mana. Kristo rero niwe wabaye urwego rugeza abantu ku Mana. Rero dushimiye abantu bakunda iki kiganiro, dushimiye inshuti zacu, ariko by'umwihariko dusuje bene data cyane, abavandimwe bose Imana yakijije urupfu rw'iteka, abantu bafite ubugingo buhoraho, abantu batazarimbuka, abantu Kristo Yesu yunze n'Imana, abantu batakigirana ikibazo n'Imana, bose turabasuje mu izina rya Yesu. Rero ntago none ndi njyenyine, ndi na Imana Patrice, turamenyeranye mu iki kiganiro ku masaha nk'aya kuri uyu munsi, ariko nanone sindi njyenyine, ndi kumwe n'abavandimwe n'Imana yakijije. Hanyuma yuko ibakijije ibagira bunzi, ko Yesu niko yavuze ngo tugize abunzi b'Imana n'abantu. Nabo rero ndi kumwe nabo hano, babibwira none twakomeza ikiganiro. Twahera ku mushyitsi ariko yego. Nanjye nshimiye Imana muri mugoroba mwiza Imana iduhaye, ikawuduha n'abera bose aho bari kutwumva. Ngewe nitwa Kizimana Fabrice, yego, nduwera abo umukiranutsi, Imana ishimwe, ariko bivuye ku cyo Yesu yakoze, wampaye ubutungane bwe agatwara ububi bwanjye. Imana ishimwe cyane, ihimbazwe cyane. Yahamije ngo nuwera, ni n'umukiranutsi, yego, ntabitane no kuvuga ariko kari n'intungane. Kandi nyine ngo izo ntungane ngo nizo ngo Imana yishimira, yego, ngo kandi zikiri mu isi. Niko ibyanditswe bihamye ngo abera abo mu isi nibo mfura
Imana yishimira. Nanjye ni Patrice&Theophile. Yego. Ndumva hari musanzwe mumenyereye mu buryo bw'ikiganiro. Yego. Ubwo nanjye nejejwe nyine nuko tugumya gusangirira hamwe ibyo Nyagasani yabateguriye nanjye abinteguriye kuno munsi. Yego. Yesu niwe wavuze ngo njye na data n'uyu munsi turacyakora. Umuvandimwe yavuze ati akazi kuko kagihari niyo mpamvu turi ahangaha, namwe niyo mpamvu mukiriho. Yego. Kandi Yesu nawe aravuga ngo uko data yantumye mu isi niko nanjye mbatumye. Yego. Ubwo no kuvuga ngo abizeye Kristo Yesu yabahinduye intumwa bajya gukora akazi ka Yesu bambaye umubiri ngo Yesu yari afite mu isi. Ako kazi rero ngo nakubwunzi ko kunga abantu n'Imana. Yego. Ubwiyunge rero Imana niyo yabushyizeho, kuko ubusanzwe twe twagiranye ikibazo n'Imana, twarayigomeye, twarayihemukiye. Yego. Ariko n'undi tudafite icyo twakoresha ngo turengerwe. Basi yishakira nyine uburyo icyo twiyongeraho nayo. Yego. Yego. Ni Kristo Yesu rero ngo niwe wabaye umuhuza w'abantu n'Imana. Yarakoze cyane uwo mubyeyi. Ubwo ariko nyine tunasuhuza bene data batwumva bavandimwe, mba numva nshimira Imana yakijije bene data cyangwa se yazuye abantu cyangwa se yagize abantu intungane, nabikabaha akazi ariko nabo ikabagira intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ubushize bene data bari hano nabo turanabasuhuje, bariho bavuga ngo ubutumwa bwiza bubaye butwikiriwe, tubaye turetse kubuvuga ngo bwaba butwikiririwe abantu barimbuka. Igituma rero duhari ni ukugira ngo dutangaze inkuru nziza, ubundi abantu bayumva bakizera babona ubugingo buhoraho. Umuvandimwe aravuze ngo ni intungane, ngo ni n'umuziranenge. Mu isi hari ukuntu umuntu abyumva akumva ni ikibazo, akibaza ese ni gute umuntu aba intungane agihumeka? Nako twabayeho igihe kirekire umuntu yumva bidashoboka, umuntu yumva bitabaho, na cyane ko umuntu abagerageza mu ngeso ze mu buzakora, ukabona kuba intungane ntibyemera. Iyo rero abatwumva bumvisha umuntu ngo ndi intungane, ubundi barikanga, bibaza uwo muntu niba ari umuntu uhumeka nyine, bibaza ukuntu uwo muntu yabaye intungane akiri mu isi. Ariko birashoboka cyane. Ariko reka mvuge ngo ni nacyo kiba kitubesheje aha muri studio, kugira ngo dusobanurire abantu uburyo cy'umuntu yaba intungane akiri mu isi, uburyo cy'umuntu yaba umuziranenge agihumeka. Wenda twihuse kuko turi buze gutanga n'umwanya abatwumva nabo tugasangira ijambo. Reka dusome amagambo ari mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 5, turasoma 2 gusa yaho 18 na 19. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 18 na 19. Umwarasoma wenda muri Bibiliya yera, tujye twasoma no mu zindi Bibiliya nta kibazo. Kadusome muri Bibiliya ntagatifu. Yego. Haravuze ngo bityo rero nk'uko icyaha cy'umwe cyatumye abantu bose bacibwa, Yego, niko n'igikorwa cy'ubutungane bw'umuntu umwe kizatuma abantu bose bahabwa ubutungane bungana butanga ubugingo. Yego. Koko rero nk'uko ukutumvira k'umuntu umwe kwatumye benshi icyaha kibahama, ni nako ukumvira k'umuntu umwe kuzatuma benshi baba intungane. Amen. Hano yego, hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana nanone dusoma muri Bibiliya zose, kuko hari igihe umuntu aba ari nk'umukatolike akoresha Bibiliya ntagatifu, barayikunda kuko tunavugana nabo ukumva barayikunda cyane. Umuntu ari nk'umupandekoti akoresha iyera nawe akaba niyashaka, ariko kuri twe Imana yakijije ikanadusobanurira ibyo bintu, twe ntabwo ari ikibazo, zose turazikoresha kuko iyo ikintu cyera aba ari n'igitagatifu. Bibiliya yera n'intagatifu zose ni kimwe. Aha rero mfite Bibiliya ijambo ry'Imana, yo iravuga ngo ku murongo wa 18 haravuga ngo nuko rero nk'uko igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye bose baba abo gucirwaho iteka, ni nako umurimo utunganye wakozwe n'umuntu umwe uhesha bose ubutungane bubageza ku bugingo. 19 koko rero nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye rubanda baba abanyabyaha, ni nako kumvira k'umuntu umwe kuzahesha rubanda
gutunganira Imana. Muri Bibiliya dusanzwe tumenyere gusoma naho haravuga ngo Bibiliya yera. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko no kuyumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Yego, Imana ishimwe cyane. Turagumya tubisobanura ariko none tunihuta ku mpamvu z'uko igihe aba ari na gitoya. Aha aho dusomye twihuse bavuze ngo nk'uko igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Icyo kintu mba numva nagitindaho bavandimwe, kuko nanone abantu bajya bakibeshyaho, kuko iyo umuntu yibeshye ku kibazo rimwe na rimwe yibeshya no ku gisubizo. Reka mvuge ngo nko mu ishuri iyo mwarimu atanze ikibazo ukagisoma ntucyumve, byanze bikunze n'igisubizo kiza ari kibi. Ubu impamvu abantu bakorera ijuru, impamvu abantu bagerageza kugira ibyo bakora ngo bazajye mu ijuru, ni impamvu z'uko batazi ikibazo bagize. Umuntu aravuka akiyobagiza ariko akumva afitanye ikibazo n'Imana. Burya nicyo gituma ukura ukumva ushaka Imana, nicyo gituma ujya mu idini ugakora ya mirimo bajya bakubwira, n'indi yose niyo utekereje ukayikora. Nuko uba wumva ufite icyuho cyo gushaka Imana, ukumva wakorera Imana ahari ikazaguhemba ijuru, ariko sibyo. Ibyo bigaragaza iki rero? Iyo uri gukorera Imana utekereza ko yazaguhemba ijuru wayikoreye, byumvikanisha ko utazi iby'icyaha, byumvikanisha ko utazi aho wabereye umunyabyaha, byumvikanisha ko utazi ikibazo ufite. Kutamenya ikibazo rero ufite birangira n'igisubizo kibaye kibi. Kiba kibi gute? Uhita utekereza ko hari ibyo wazakosora ukajya mu ijuru, kubera ko ubutekereza ko n'ubundi ujya uba mubi. Ujya utekereza ko n'ubundi ujya uba mubi mu gihe wakoze icyaha, ukaba mubi watukanye, ukaba mubi wabeshye n'ibindi. Nyamara sibyo. Ahari bavandimwe hari umuntu ubyumvishe wenda nk'ubwa mbere akanikanga, akafata none ni gute umuntu yaba yatukanye ntabe nyine akoze icyaha, ubu gikoze koko. Ariko nuvuga ngo ikibazo ufite ni ikibazo cyo muri kavukire, ni ikibazo cy'ukuntu wavutse utandukanijwe n'Imana, ni ikibazo cy'ukuntu wavukanye icyaha. Ahandi Bibiliya ntagatifu byita icyari, ahandi byita icyaha cy'inkomoko, ahandi byita kavukire mbi. Uko kuntu umuntu avuka, ahandi umuvandimwe byandika yaravuze ngo mu byaha niho mama yambyariye. Numvaga twatinda ku kibazo. Ari ukuntu abanyarwanda bajya bavuga akantu keza, bakavuga ngo umuntu aramutse ari uwasiga n'ikintu kiriho kikwirukaho, wagisiga bikemera. Uramutse ukirushije kwiruka, ikintu kiri kukwirukaho gishaka kukugirira nabi, ukaba wakirusha kwiruka, wakiruka ukagisiga, ibyo nta kibazo mbifiteho. Ariko ikintu kikwirukamo wagisiga? Iyo wirutse urakirukankana, unateza imodoka umera nk'ugitegeye kuko murajyana. Ikikwirukamo cyo ni karande, ni ikintu ugendana ukabana nacyo. Idini rero ni naribi, ni n'umwanzi w'Imana, ryo ribwira umuntu ko yakosora ibyo bintu. Igihe rimaze ari kubwira ko watunganira Imana, nawe uri umuhamya nturigera uba intungane. Ni nayo mpamvu iyo bavuze ko umuntu yaba intungane wikanga. Wikanga kubera iki? Nyamara umaze igihe ubigerageza, ufite imyaka myinshi ugerageza kuba intungane ntibyemere. Tubeshejwe aha rero no kubwira abantu ko utatunganya ingeso zawe ngo ube intungane. Ariko yego, erega muvandimwe, abantu nyine bibeshye ku by'icyaha. Yego, abantu babara ibyaha bigendeye ku ngano y'ibyaha abantu bakora. Yego, yewe bakabishyira no mu byiciro, tukagira abakora bike, tukagira abaruharwa, tukagira n'ababi cyane. Ariko Bibiliya yo si ukwifata umunyabyaha. Umuntu ntahinduka umunyabyaha ashingiye ku ngano y'ibyo akora, ahubwo umuntu ahinduka umunyabyaha nyine nk'uko tubisomye, nyine bigendeye ku ivuko. Umuntu wa mbere Yesu yabwirije ubutumwa yari Nikodemu. Nikodemu Bibiliya igaragaza ko yari umuntu ukomeye mu idini ry'abafarisayo, ngo mu bantu bitonderaga amategeko muri icyo gihe,
kugira ngo bagufate bagushyire kuri uyu mwanya wabaga uri umuntu nyine witondeye amategeko ku rugero nyine rushimishije. Ariko Yesu bahuye we amubwira ko ibyo ibintu byose afite mu mutwe abishyira hasi, ahubwo akeneye guhindura ivuko. Yego. Rero Bibiliya itweretse ko twanduriye icyaha nyine muri Adamu. Kuko Adamu umukurambere wacu yari amaze kutumvira Imana, arya ku giti kimumenyesha ikibi n'icyiza. Burya abantu bazi ko icyaha nyine ari ibibi bakora, ariko Bibiliya yishura ko n'imirimo yose ya muntu, yaba imyiza yaba imibi, yose nyine ni ibyaha. Kuko umuntu ari igiti kimumenyesha gukora ibyiza no gukora ibibi. Ubwo rero abatandukanye n'Imana, ntiyabagikoreshwa n'Imana, ahubwo asigara akoreshwa na ya kamere nyine yari imaze kuba muri we. Amenya gukora ibyiza bimuvuyemo, amenya no gukora ibibi bimuvuyemo. Icyo twenda gusobanura ni ugusobanurira abantu igihe umuntu abera umunyabyaha. Kuko ni nacyo kibazo abantu benshi bagira. Ntabwo abantu bazi baba abanyabyaha ryari. Ni nayo mpamvu atekereza ko igihe atukanye, igihe arwanya cyangwa igihe abeshye, ari habaye umunyabyaha. Nyamara sibyo, niyo utabikoze uba uri umunyabyaha. Bisa na kurya umunyeshuri ntabwo aba umunyeshuri igihe ari ku ishuri gusa. Burya niyo ari mu biruhuko aba ari umunyeshuri gusa, bari muri vakansi, ariko n'ubundi ni umunyeshuri uri muri vakansi. Rero iyo umuntu ari umunyeshuri, ni umunyeshuri ari ku ishuri, ni n'umunyeshuri ari no mu biruhuko. Turi kuvuga ngo iki? Umuntu wavutse ari umunyabyaha ni umunyabyaha yabikoze, ni n'umunyabyaha atari kubikoza. Icyo kintu abantu bajya bacyumva neza. Kubera iyo kavukire, hano ku murongo wa 19 bavuze ngo koko rero nkuko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye rubanda baba abanyabyaha. Turi gusobanura igihe umuntu abera umunyabyaha. Kandi ibyo bintu bavandimwe bifata umuntu ku buryo uduteze amatwi ushatse wabyemera. Nkunda gutanga urugero rubyumvikanisha. Hanyuma yuko icyaha kibaye muri Edeni, Imana hari ibintu yavuze ibivugiye muri Edeni. Iravuga ngo we mugabo ugiye kujya urya warushye. Abatwumva n'abagabo bo kubihamya. Byavuye muri Edeni biradukurikirana na bugingo n'ubu, kugeza ubwo nawe urya warushye nyine. Ibwira Eva ati nawe ugiye kujya ubyara wababaye. Abamama n'abahamya. Ubwo ibyo nabo byarabafashe. Bishatse kuvuga ngo icyaha cyabereye muri Edeni, kubera ko rigaga nibo dukomokaho, n'ababyeyi bacu. Ubundi Imana irema yaremye Adamu na Eva, iba ituremeye muri bo, tubakomokaho ababayeho n'abazabaho. Bishatse kuvuga ngo rero dusangiye byose na Adamu na Eva. Niyo mpamvu igicumuro cyabo tukibarwaho, niyo mpamvu icyo gicumuro cyabo kitugendaho. Icyo gicumuro rero ni kavukire, umuntu arakivukana, ari nacyo wita kamere y'ibyaha. Ari ukuntu k'abanyedini bajya bavuga ikintu kikansetsa, kubera ko bagerageza gukosora kamere ntiyemere. Ukumva umunyedini aravuze ngo isuka ihamba kamere ngo ihora ngo ku rutugu. Ariko burya nawe nicyo abavuze nyine, abavuze ko kamere ntacyo wakora ngo uyikosore ibintungane. Wahamba ngo izashira, ntabwo gihoraho. Ntabwo wayihamba ngo ishire. Icyo rero turi gusobanura ni uko icyo gicumuro cy'umuntu umwe ari wa Adamu cyatumye abantu rubanda bose bahinduka abanyabyaha bivuye ku ivuko. Iyo rero wumvisha icyo neza, uhita wumva ntacyo wakora kugira ngo ukosore ibyo bintu. Kuko ushatse no kubikosora kugira ngo bikemuke byasaba kupfa. Kuko icyaha kikubamo, ni kavukire warakivukanye. N'ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Yego, n'ubundi baravuze ko ibihembo by'ibyaha nabyo ari urupfu, byasaba kupfa. Uretse ko napfuye umeze utyo waba uhombye, waba urimbutse n'ubundi. Niyo mpamvu turaha kugira ngo tukubwire uburyo cy'Imana yakwitsa ariko ikanakubeshaho. Nabyo ni ibidashobokera abantu, ariko ku Mana byarashobotse. Rero icyo gicumuro cy'umuntu umwe nyine cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Ubwo abantu bose ni abanyabyaha ku rugero rungana. Ahandi Pawulo ari kubyandikira Abaroma niyo yavuze ngo n'ubundi ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Icyo kintu bavandimwe ndagikunda. Iyo birivuze ngo bose bakoze ibyaha, abadukurikiye ninde ubuvuyemo? Iyo birivuze bose, uzi ko ibivuze n'abataravuka. Uwitwa umuntu wese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Hejuru habanziriza iryo jambo haba havuga ngo ntawukiranuka n'umwe. Yego, kuko bose bakoze ibyaha. Yego muvandimwe, Esaya we noneho ari kubyandika yaravuze ngo hanyuma yuko tuvukanye iyo kamere y'icyaha, hanyuma yuko tuvukanye icyaha kidutera kuba abanyabyaha tubishaka
tutanabishaka. Icyo kintu abantu bajya bacyumva neza. Aregaga uri umunyabyaha ubishaka utanabishaka. Waguriwe gutwarwa n'ibyaha. Yego urakoze cyane. Uri inkorera gahato y'icyaha. Hari umurongo abantu bakunda uvuga ngo urya Paulo yanditse niba ujye ufasha abantu sinzi uvuga ngo nshaka gukora ibyiza ibi ariko yaba icyo kintu wari ucyumvisha ndi wumva se kukoze nabi urema mu icyaha ku rugero rw'uko wowe ushaka ibyiza ariko hakiyizira ibibi ukumva urashaka ibyiza ariko ibi bikitangurana nuko kuntu wavutse wandi ariko nibyo byiza uri gushaka niyo ubigezeho nabyo biba ari bibi kuko wowe wese guhera mu bworo bw'ikirenge kugera mu gitwariro uri mubi. Yego ibyo Esaya ariko byandika ibyo muvandimwe avuze yaravuze ngo nibyo Esaya 64 umurongo wa 5 muhasome haravuga ngo nibyo twagerageje gukiranuka noneho si ntaga ari ibyaha ibyo bya bintu wakoze wita byiza. Esaya aravuga ngo nabyo imbere y'Imana n'ubushwambagara bwambaye ibizinga. Ubwo rero wiringira yuko Imana izashyira ku munzani ikareba ibyiza byinshi ikamuha ijuru ubwo aribeshye naho kuko naho byaba ibyiza 99 kwijana n'ubundi wabikoze uri umunyabyaha. Yego ahari umuntu dukurikiye yakibaza ariko kuki nkora ibyiza byo ndibyemerwa. Rega bavandimwe uri umuntu n'umunyabyaha mbega umuntu mubi ku rugero rwa shitani. Yego nta kintu rero yabihinduraho iki byakora ibyiza yakora ibibi byose nyine ntibishobora guhinguka imbere y'Imana ko ntabwo Imana ishobora gufata kureba mu mwanda ngo ivanemo ibyiza. Niyo mpamvu rero abantu bose bakeneye agakiza. Yego rero nkuko icyaha kinjiye mu isi kinyuze kuri Adamu kikatwokamo Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuga Adamu wa kabiri dutinze kuri Adamu wa mbere wokoje inyoko muntu icyaha yaragikoze muri Edeni tucyandura twese nta ugihakana nta nunegose ariko Imana ishimwe Bibiliya ivuga Adamu wa kabiri ivuga undi muntu waje ari Adamu wa kabiri hano twavuze ngo noneho ngo gukiranuka k'umuntu umwe nkuko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye tuba abanyabyaha. Imana ishimwe bavandimwe ngo ni nako kuyumvira kundi muntu umwe nako gutuma umuntu abintungane. Imana ishimwe aho biba bigaragaye ko umuntu bwatarimo ubundi ikintu cica ibintu no gushaka kujyamo gushaka kujya mu bintu. Murumva ibintu byakozwe n'abantu babiri Adamu wa mbere yakoze icyaha duhinduka abanyabyaha tudahari Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo araza nawe arakiranuka nabwo tudahari nkuko muri Edeni kugira ngo icyaha kinjire habayeho gutega amatwi bumvira shitani baremera. Aregaga divanga icyaho uko kinjiye ni nako nagakiza kinjiye kugira ngo umuntu abyumve neza. Habayeho gutega amatwi twumvira ibyo shitani avuze biciye muri Adamu na Eva turumvira icyaha kirinjira. Rero hari nundi muntu waje mu isi arakiranuka 100%. Icyo ashaka nawe arashaka ko ubyemera ukemera ko yakiranutse ari wowe agirira ukemera ko ubutungane yari afite ari wowe yabushakiraga. Iyo ibyo bintu biteze amatwi ukabyemera ukemera ko yapfuye urupfu rwawe ukemera ko yahanwe igihano cyawe ukemera ko kwagutungana wabuze ari we wagutunganye icyamuzanye mu isi kwari ukugira ngo agutungane ubundi akuguhe uguhabwa ryari bikubarwaho ryari bigusaba nawe kubyemera. Urumva ibintu byakozwe n'abantu babiri Adamu yarakoze twemeye duhinduka abanyabyaha. Kristo Yesu nawe ibyo yakoze byo gukiranuka bibi byawe iyo ubyemeye arigaga uremera. Ari ukuntu abantu bajya bavuga ikintu ntibacyumve nyine nkumva umuntu yanabasabira Imana ukumva umuntu aravuze ngo Yesu ngo yarampfiriye ngo yarancunguye ngo yazize ibyanjye wamubasa ati none se ubwo uri intungane ndo umunyabyaha none se niba Yesu yaraje asanga uri umunyabyaha akaza akagucungura akishyiraho ibyo byose akanabihanirwa ubwo se ndi wumva ko umumaro wabyo ari ukwemera ubwo butungane yatunganye nkuko nawe ibyaha byawe byamugiyeho agahinduka umunyabyaha. Yesu yaremeye ibyaha byawe bimufataho bimwinjiza mu rupfu apfa urupfu rwawe. Iyo ubyemeye ibyo bintu muragurana agahita guha gutungana ubutungane bwe nawe bugufataho nawe bukagufataho bugufataho gute bugufataho wabyemeye. Bibiliya ibyita kwemera ahandi kabyita kwizera. Wizera ko kuba Yesu yarakiranutse 100% ari wowe yagiriraga ukemera ko ubwo yishyizeho ibyaha byawe agahanwa igihano cyawe ubwo urupfu wari gupfa ni Kristo Yesu warupfuye. Iyo ibyo bintu byumvishe neza uhita umenya ko utagipfuye
ugahita unamenya ko ubwo uzanajya mu ijuru kuko hano bavuze ngo ni nako ngo ugutungana k'umuntu umwe kuzahesha abantu kuba intungane kubahesha kuba ubwo umunsi ubyemeye uhita uba intungane. Impamvu utaraba intungane nuko utarizera Kristo. Izere Kristo kuri uyu mugoroba wemere ko ubutungane yatunganya ari wowe yagiriraga buhagije n'ubyemera arabuguha uhita uba intungane nkuko nawe ibyaha byawe byamubazweho agahinduka umunyabyaha ataregeza akora na kimwe. Bavandimwe icyo kintu abantu bajya bakibaza, umuntu akibaza, tujya duhura n'abantu benshi batubaza icyo kintu, umuntu akoze ariko se umuntu akaba intungane ariko byashoboka nyine. None se kuki wemera ko Yesu utaregeza akora icyaha yabazweho ibyaha byawe akanahanwa igihano cy'abanyabyaha? Rega njye byumva neza buriya ibyisi bishushanyo by'ijuru. Buriya agakiza ni nka mariage y'umugeni n'umukwe. Urabona iyo ukoze mariage ntabwo iyo uri umusore warubatse ubuzima ufite inzu ufite ibintu nyine byangombwa by'ubuzima ugashaka n'umukobwa wenda utarigeze wenda uvanye iwawe yiberaga iwabo, urumva nta mutungo n'umwe aba afite, aba yatungwaga nyine n'iby'iwabo. Iyo umunsi mwabanye ntakenera umuntu mwumvisha ko inzu yawe ari iye. Mu gitondo abyuka hamagara abantu ati muzansuri wanjye. Urumva ibyawe byose bihita bihinduka ibye, kandi ibyo abyumva neza nta muntu bimushyizemo. Ni nako natwe gakiza ka Kristo cyangwa se ubutungane bwa Yesu bidasaba ngo hagire undi muntu, bidasaba ngo ubishyiremo imbaraga nyinshi, ahubwo bihagije gusa kubyizera ukahita ubibarwaho. Nk'uko umugeni yizera ko ibyo umugabo watunze ari ibye, n'umugabo wenda akaba yakwizera ko n'ibyo umugeni atunze nawe ari ibye yabifite, ni nako n'ubutungane bwa Kristo tububarwaho bikurikije icyo Yesu yagize gute yakoze ku musaraba, nta kindi kintu cyongeyeho. Utanze urugero rwiza rw'abageni, kangaruke ku kantu gato gatuma uwo mukobwa, ubundi urabivuze ndavuga atari ko uwo mukobwa uba yabaga iwabo. Ni iki gitumye inzibiye? Niba gusanganya imodoka ikabiye, niba gusanganya itungo rikabirye, intebe mu nzu zikabize, intebe zikabize ku buryo ahita avuga ngo muzansuri wanjye, atarayubatse ibintu bihari atazi uko byabonetse, ariko yahagera bikabibye. Ndenda kuvuga bibibye ryari, ni nacyo turi gusobanura. Ariko ubundi umunsi umusore abwiye umukobwa ngo ndashaka ko tuzabana, aramubwira ngo naragukunze. Imana ishimye ko natwe Kristo Yesu yadukunze ku rugero rw'uko akanabitubwira icyo Kristo ashaka. Arashaka ko wemera urukundo, mwemera wehe gukunda n'umukire, arakize ku rukundo. Mwemerere wemere ko yagukunze wegukana ijuru, kuko Yesu iwe ni mu ijuru nyine. Ijuru wabuze urahita uribamo, arahita haba iwanyu n'ibirimo byose. Ni ukuvuga ngo umukobwa wa munsi umusore umubwiye ngo naragukunze ndashaka ko tuzabana, uzi burya aramutse avuze ngo hoya abahakanye inzu y'umusore, agahakana imodoka ye, agahakana ibyo byose, ariko yegukana iby'umusore byose. Imana ishimwe. Niko no kwizera Kristo Yesu biguhesha ubutungane bwe, muvandimwe, kubera yuko nubwe nyine ntabwo ari ubutungane bwawe, si ubutungane bwanjye, ahubwo ubutungane bwe ubuheshwa nuko wizeye. Kuko nubundi ibyo by'umusore ubiheshwa nuko uwo musore akubwira ati inzu ni yanjye, n'izi ntebe ni izanjye, umutungo wose mfite ni uwanjye, nta muguzanyo nta n'uwanatiriye urimo, ariko naragukunze ndashaka ko tubana. Ubwo iyo ubyemeye wa mutungo wose urawegukana. Niko rero na Kristo Yesu ariwe wagaragaje ko ariwe wenyine washohoje gukiranuka Imana yashakaga ku muntu. Uko kwananiye umuntu Kristo Yesu we yarakubonye, ariko akuzana ari wowe akuzaniye. Ubwo no kuvuga ngo iyo wizeye Kristo Yesu biguhesha kwa gutungana kwe, Imana ishimwe cyane, bikaguhesha rya juru rye, bikaguhesha ko Imana se nawe ikubera Imana so. Na niyo mpamvu nawe ngavuga ngo uri umuvandimwe we, ngo ntajyana isoni zo kuduhamya yuko turi bene se abizeye. Birumvikana rero yuko nk'uko wabazweho ivuko rya mbere bitewe n'umuntu umwe ari we Adamu, niko wabarwaho n'ivuko rya kabiri bitewe n'umuntu umwe ari we Kristo Yesu. Kuko ngo iyo mwizeye uhinduka kuba umwana w'Imana,
ubu navutse ubwa kabiri Imana irakwemera kandi yakwemeye ntawaguhakana kandi yikwemeye nawe nyine kamvuge ngo nawe uriyemera hashingiye yuko abantu benshi bijya bigorana kuba yakwemera yuko ari umukiranutsi yuko ari intungane ariko iyo wizeye Kristo Yesu ukabarwaho gutungana kwa Yesu nawe wumva mu mutima wawe ko burya utungana nk'uko wemeye ko uri umunyabyaha utabanje kubona igihamya kigwamya kuri umunyabyaha niko n'ubundi waba intungane bitewe n'uko Imana yahamije gutungana kwa Kristo Yesu niyo mpamvu rero turi ahangaha kubw'abaduteze amatwi kugira ngo ahari ibitekerezo byanyu ibibazo ndetse n'abarangije kugabana uko gutungana kwa Yesu nabo bafite ibyo guhamya iminota dusigaranye nyine twasangira ikiganiro abahamagara bagahamagara Patrice yabaha umurongo yego katubaho umurongo wenda muduhamagareho iminota iracyahari isigaye ni yanyu 0788442125 0788442125 Airtel cyangwa Tigo 07838305 07838305 mwaduhamagara tukavugana. Allo? Oui. Turakumva. Neza bite? Ni sawa. Muravugana na Fisto ku Nkombe. Yego. Mwarimura? Yego. Turabashimira ku kiganiro cyiza mwatugejejeho. Ariko mbabaza nyine akantu nyine musobanurire. Yego baza. None se nguko nyine umuntu akiri iwabo ari umusore twavuga ko dukundanye igihuza n'umukobwa ubajije ngo nguko nyine umuntu akiri ingaragu bivuze ko njyewe mfite nyine nk'imitungo mike nyine adafite ubushobozi bwinshi none se wa mukobwa ngiye gutereta bivuga ko iyo tugiye gukundana buriya kaza kwishingira se si icyaha umva ikibazo cyawe ntabwo cyumvikana urwo rwari urugero twatangaga tuvuga ko iyo umukobwa akwemereye ko muzabana uko kukwemerera ko muzabana birangira agize uruhare ku bintu byawe twavugaga ko rero iyo umuntu yizeye Kristo Yesu ukemera ko Kristo yagukunze urukundo rutuma apfa mu kimbo cyawe rutuma yishyiraho ibyaha byawe byose n'ubugome bwawe akanabihanirwa iyo ibyo bintu byemeye ahita aguha ubugingo buhoraho uhita wegukana kuzaba mu ijuru mu gihe wowe ku bwawe utari kuzishoboza kuribamo kuko ijuru ni iry'Imana kugira ngo uryegukane risaba kwemera urukundo rwayo Imana rero yakunze urukundo abantu nirwo rugero twatanga nk'uko umusore akunda umukobwa ariko kugira ngo umukobwa abashe gutaha k'uwo musore bigasaba ngo yemere urwo rukundo kugira rero ngo uzajye mu ijuru biragusaba kwemera urukundo rw'Imana Imana yaragukunze ku rugero rw'uko iza mu isi kugushaka iraza yishyiraho ibyaha byawe n'ubugome bwawe anahanwa igihano wari kuzahanwa ku mpamvu z'urukundo Imana iri kugushakaho rero iri gushaka ko wemera urwo rukundo Imana yagukunze ubundi ugahita ugabana kuzaba mu ijuru ibyo ndabyemera ariko nyine nguko urabona inaha ku Nkombe njya nsengera muri Adventiste kubera ko muri quartier y'iwacu nkunda kubona bamwe basengera mu Adventiste bajya banywa inzoga bakazisha kandi ari abantu bitwerera noneho ngavuga ngo kuba ari abantu bajya banywa inzoga kandi nzi ko umukirisitu ntabwo yemerewe kuba yanywa inzoga ibyo bintu nyine bikancumuza cyane reka twumvikane gato ubundi turahangaha ku mpamvu zawe ntabwo ari ku mpamvu z'undi muntu utekereza uwo ari we wese
kuko igikenewe ni ukugira ngo umenye uburyo watunganira Imana ukabona ijuru. Noneho uko gutunganira Imana usobanuriwe kwazanywe muri Kristo Yesu, ese wumva nawe wakugiraho umugabane? Katwakira undi yagiye. Halo? Halo? Halo. Turakumva, muri bande muherereye? Nitwa Vincent, mpereye hano bita Nyakanyinya. Yego. Ni kuri Country. Yego niho. Ikiganiro cyanyu muragikunze cyane. Halo? Turakumva. Ikiganiro cyanyu nagikunze cyane. Bituma dusobanukirwa nyine kubijyanye n'ijuru ndetse n'uburyo twazabitahamo. None ni ibiki wasobanukiwe ngo usangize n'abandi? Nasobanukiwe uburyo ijuru tutagomba kurikorera dusenga cyane cyangwa wenda dukora ibikorwa by'urukundo. Hanyuma usobanukirwa ko uzajya mu ijuru gute? Nasobanukiye ko nzajya mu ijuru bitewe n'uko hari uwanyitangiye. Amaraso ya Yesu Kristo niyo yamenwe kugira ngo njyewe nzabashe kurokoka cyangwa nzabashe kujya mu ijuru. None se ibyo bintu warabyemeye? Ibintu narabyemeye cyane rwose. None se umaze kubyemera wabaye iki? Nabaye iki? Wumvishe bigenze bite umaze kubyemera? Numvishe ngiye muri njyewe nta kintu na kimwe nishinja kandi nta kintu nshobora gukora kugira ngo nzabone ijuru. None se ubijuru nyine wararibonye? Ijuru ubu ngubu nararibonye kubera ko numva ndi umukiranutsi. Uri umukiranutsi gute? Nta byaha ugikora? Ibyaha kandi nyine narabibabariwe. Noneho warabikoze urabibabarirwa? Hari uwabyitangiye nyine ku musaraba. Ubu wumva nonaha impanda ivuze wajya mu ijuru? Cyane rwose. Niki cyatuma ujyayo? Nuko kwizera nyine Yesu Kristo ko yatwitangiye ku musaraba. Noneho tanga inimero zawe za telefone kugira ngo twakire n'abandi. Nari mbahamagaje Airtel, reka mbahe MTN. Nta kibazo nuyitange abavandimwe bayifate. 078. Yego. 74. Yego. 58. 044. Yego. 044. Yego. Sawa, urakoze cyane, reka twakire n'abandi ubwo tuzajya tuvugana no kuri telefone. Urakoze cyane. Sawa, nawe urakoze. Halo? Country. Turakumva. Halo? Mwiriwe neza. Okay, ni musore Sironi kukabatwa muri Nyabihu. Muri Nyabihu muratwumva neza? Turabumva neza cyane. Yego rwose. Ahantu mwasobanuye ngo twararemwe ariko umuntu uza gucumura umwe tubizi ati niyo tukoze ibyiza bujya ngo ariko umubiri wose ubu nasigaranye icyaha. Yego. none ko tuzi yuko mugani wo muvandimwe wavuye yuko Yesu yitangiye byose yataza kutupfira ku musaraba ko tuba twese twararimbutse ubwo ibyo bintu twatandukanya gusa. Ikibazo ntabwo cyumvikanye neza. Warutangiye uvuga ko wamenye ko cyangwa wumvise ko uko igicumuro nyine cy'umuntu we ngo twari twabisobanuye cyatumye abantu bahinduka abanyabyaha. Yego. Siko se warutangiye uvuga? None se ubwo ko iyo ukoze ibyiza n'ubundi umubiri wawe usigaranye icyaha niko mwavuze. Yego. None ko tuzi yuko Yesu yitanze ku musaraba ku bwacu akitanga nyine byose ku bicumuro twari dufite ubwo kubera ko umubiri wose usigaranye icyaha. None se ibyo uvuze byo kuba Yesu yarakwitangiye reka bari byo tuvugaho
ibyo bintu nyine wabyemeye cyangwa uracyabyumva gusa ntabwo urabyemera? oya narabyemeye, ndabyemera. Urabyemera? uzi umuntu ubyemeye ukuntu amera? Alo? uko abyemera ni ukwanga icyaha. Iyo umuntu yemeye ibyo bintu wari uvuze kuri Kristo Yesu, Imana imugira intungane. Wabayeyo? nabayeyo. Wabayeyo se gute nta byaha ugifite ubwo? ndiyo. Urumva aha ni kuri radio, harava bagukurikiye benshi banibaza ukuntu umuntu yaba intungane, none wowe uravuze ngo wabayeyo. Ngaho sobanurira abantu ukuntu wabaye intungane. Ushingira kuki kuri intungane? Yego. nuko nemeye muri njye nemeye kwakira Yesu nk'umukiza wacu. icyo ni icya mbere. ngaba ngendera n'icyaha kure. None se umva yaragukijije koko cyangwa nuko tubisoma? oya numva yarankijije. Mu mutima wumva warakize? none se uzajya mu ijuru? Ijuru nizera ko nzarijyamo. kuko ijuru ijyamo umuntu utunganye ku rugero rw'Imana, ku rugero rw'100%. umutima wawe wumva utunganye ku rugero rw'100%, ku rugero rw'Imana. kubera ko dutunzwe n'ambabarira, tubasha gukora uko dushoboye kose kugira ngo bibe 100%. Urakoze cyane gutanga igitekerezo cyawe, ariko nanone ujye ugumya nyine ukurikira ikiganiro, sibyo? ujye umukurikira ikiganiro. Niyo dusoje dutanga nimero za telefone, wazifata kuko kuri telefone ni naho twanaganirira birambuye. Ahangaha tuba dukeneye kwakira n'abandi. Urakoze cyane, reka twakira abandi. Murakoze cyane. Sawa, nawe urakoze. Muvandimwe aravuze ngo tuba dutunzwe na mbabarira, ariko Kristo Yesu ntiyazanywe nuko twari twasabye imbabazi. Twakira umuntu. Halo? Turakumva. Urinde uherereye? Urinde uherereye he? Utubwire igitekerezo cyawe. Ni Theo ndi ku ruganda. Yego. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Nandi kudefanda uwo mugabo wavugaga ngo mwamubazaga ngo azi neza ko azajya mu ijuru. Ikindi mwamubazaga mubaza ngo ni iki kimwemeza ko ari umukiranutsi. Yego. Inagiraga mufashe mu defande mubwire ko ubundi iyo wemera ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe, uba uri umukiranutsi kuko aba yaragupfiriye ku byaha byawe byose. Ubwo uvuze ko nawe uri umukiranutsi? Yesu ndi umukiranutsi. Mbese ko yaratubwiye ngo umuntu abatunzwe na mbabarira. Abatunzwe na mbabarira. Abatunzwe na mbabarira? Gusaba imbabazi. None se umutunzwe na mbabarira Yesu yaba yaragiye kumara iki ku musaraba? None se wenda reka tureke uwo muntu twivuganire nawe, sibyo? Katwivuganire nawe. Wowe tuvugana ufite ubugingo buhoraho? Ndabufite ubugingo buhoraho da. Uri intungane? Ndi intungane. Kuba uri intungane byo no mu ijuru wajyayo, ahubwo sangiza abakumva ukuntu wabaye intungane. Uko nabaye intungane? Nuko icyo mpamye cyo ndashidikanya, njye navutse Yesu yamaze kumbambirwa. Kandi Yesu kubambwa kwiwe ntabwo yabambwe ku bw'ibyaha byiwe, yabambwe ku bw'ibyaha byacu. Nuvuga ngo yabambwe ku bw'ibyaha by'abariho n'abatarabaho. Niyo mpamvu kujya kuri sanye ndi intungane. Ese ubwo niyo ukoze icyaha cyangwa nta n'icyo ujya ukora? Nta cyaha ujya ukora? Ndagikora. Aha, noneho tugiye kujya twavugana neza kuko urumva ubwo ubuhise ucanga abantu bakumva. Ubundi ijambo intungane bisobanura umuntu udafite icyaha. None wowe uvuze ko ujya ukora icyaha. Ngaho uhuza ibyo bintu, kuba ujya ukora icyaha no kuba uri intungane.
okay impamvu ngumubwira ko ntabwo gukora icyaha ubundi uravuga ngo wiyita intungane aba yise Imana nyabinyoma. turakumva. ubwo rero wowe wari wise Imana nyabinyoma nyine kuko wiyise intungane yise Imana nyabinyoma nyine kandi mu kanya wari umaze kutubwira ngo uriyo. njyewe ndi intungane kubw'uko mbyemera. yego kubw'uko nemera ko Yesu yatubambiwe kandi nemera ko ari umwami n'umukiza wanjye niyo mbere intungane. noneho niba nkumvishe neza ubwo butungane ufite wabukuye? nabukuye ku maraso Yesu yatumeneye Karuvali. noneho wowe ntago wakiranuka ngo byemere? ndakiranuka. urakiranuka? ubwo uvuze ko no mu ngeso zawe uri intungane? kubera ko ari amaraso Yesu yatumeneye Karuvali ashobora kuba yarabaye nk'ingwate cyangwa yadutangiye ubundi yafashe igihano twagafashe niyo wagifashe. igihano abanyabyaha bagafashe niyo twagifashe. ubwo ushatse kuvuga ko ayo maraso ari incungu se? amaraso ni incungu. ese ubundi ibyo bintu wabimenye ryari? wabyumviye aha mu kiganiro cyangwa wari usanzwe ubizi? okay ntago uko nari mbizi nuko nabyumvise mu kiganiro biratandukanye. kubera ko uko nari mbizi nari ko niba umuntu akoze icyaha agomba kugenda kwatura akabiga b'intungane. ntabwo nari nzi ko umuntu ab'intungane atari yatura. nzi ko umuntu ab'intungane nuko amaze kwatura ibyaha byiwe. ariko narasobanukirwa ko amaraso Yesu yatumeneye Karuvali ari incungu. yego. tanga inimero zawe za telefone. tanga inomero zawe za telefone ukoresha. 078 4 5 8 013. yego. sawa urakoze cyane, reka twakire n'abandi ubwo turajya tuvuga. nawe murakoze cyane. nawe urakoze. Alo? urinde uherereye he? ndagira ngo nanjye babwire nyine ko icyo kiganiro muba mwakirijeho cyaba cyadufashije. ariko acyajya ngo mbibarize mbabaza akabazo gatoya. alo? none mwebwe mugiye ahantu muteranira cyangwa naho mugira muteranira? urumva ikiteraniro ntabwo aricyo twari turi gusobanura sibyo? kuko ku cyerekeranye n'iteraniro ubundi iyo ikintu cyabaye iteraniro aba ari babiri cyangwa batatu ni abantu barenze umwe. naha rero kuri radiyo ni iteraniro kuko dore twarenze umwe. nawe urumva ahubwo wajemo. nawe urimo. impamvu kugira ngo nzabasure tuganire ku ijambo ry'Imana. yego. kuko nshaka ko twazaganira nkasobanukirwa ku byo nasobanukiwe kuko mba numva kuri telefone bitakunda. yego. noneho urumva ukeneye no kutubona tukaganira? mba numva mbakeneye tukaganira. sinzi mba mujya mutembeye na Nyarushishi cyangwa se umuntu yaba aho abasanga n'ibyo nayihaze kubabaza. ntacyo wowe uraduha nimero zawe za telefone noneho twajya tuvugana cyangwa se twaguhamagara ukaza nyine ukatubona tukaganira. kandi n'izacu turaza kuzitanga ikiganiro kivuyemo. izawe ni 078 nyarutsa 078 9 3 8 7 8 2 sawa murakoze. ibenga arifuza kutubonana tukaganira turi kumwe. nabyo ni byiza cyane. halo? halo? neza? mwiriwe?
dukuze Toje nari umurenge wa Kabata. Toje Nari nshaka mfite ikibazo nshaka kubabaza. Nshaka kubabaza ibimenyetso umuntu yagaragaza uko mu kwizera. Iki? Ibimenyetso umuntu yagaragaza mu kwizera. Ikimenyetso umuntu agaragaza ko yizeye cyangwa ko yizeye, ibimenyetso yagaragaza ko yizeye. None se wumvaga waba wizeye ukaba ushaka kumenya ikimenyetso bimeze bite? Wumvaga wizeye ukaba ukeneye ko yenda twakurangira ikimenyetso kikumenyesha ko wizeye? Umuntu buri wese aramutuvuga ngo ndizera nta njyanja ziba mu by'Imana, ngo Yesu arabantu yitaga injyanja tukavuga ko zizera kandi zitizera. Noneho ikimenyetso kimenyesha umuntu ko yizeye ni uko yumva atagifite urubanza imbere y'Imana, akaba yumva atazarimbuka umwanya wose yapfa, akaba yumva ijuru arifite. Ese nawe wumva nyine umeze utyo? Ko ari imbuto Yesu yavuze ko ari izo zamenyera ku bantu wenda bigisha iby'ukuri. Izo mbuto ni ukuvuga ko wenda umuntu yavuga ko yizera akaba arizo umuntu yagenderaho gusa. None se umva dore uhise ubaza ibibazo bibiri kandi na kimwe ntago wari wacyumva. Wowe uhise ujya ku mbuto kandi wari ukeneye kumenya uko bizera nyine. Kuko kwizera niko guhindura umuntu umwana w'Imana. Allo? Yego. Kwizera warubajije ikibazo ahubwo cyiza, warubajije ngo ni iki cyangaragariza ko nizeye. Si cyo se warubajije? Noneho ikimenyetso kundi umuntu none surero hande abana kuri umuntu we ubwe ndago yakwibesha, kuko niyo yakwibesha umutima we gwamubwira. Urumva wowe kugira ngo ndeho mugaragariza ko nizera, ubwo nibe bimenyetso namugaragariza. Noneho rero urumva uri kuri etape yo kubanza kwizera, no uvuga ngo kimwe cyo ntabwo urizera. None se uragaragaza ibyo bizera kandi utarizera? Banza wizere, banza utindaho kwanza, kuko nicyo gikomeye. Ukeneye kubanza kwizera, kandi igikenewe nuko ari wowe ukiza ubugingo bwawe ukajya waza kubw'abandi hanyuma. Kubera ko gushaka kugira ugaragariza ikimenyetso cy'uko wizeye, ahubwo wowe banza wizere ukiza ubugingo bwawe, kuko ubugingo bwawe numara gukira niho nawe ubona uburyo ukiza abandi. Ariko na Yesu amaze nkari nko mu nduza umugabo wari umushefu ngo w'ingabo, noneho ngo yasanze Yesu aramubwira ngo namukirize umugaragu we. Ubwo ariko abwira Yesu ko ataba ngombwa kugira ngo aje mu icyo gisirikare, ndetse aje ngo muri aba basirikare bayo, ariko ngo nategeke uwo mugaragu arakira ngo nawe ataba ari kumwe nawe, agaragaza ko yizeye. Nanjye ni ikimenyetso nshaka kugira ngo wenda tuvuga ati none umuntu kugira agaragaze ko wenda yizeye, nuko yabivuga ku magambo gusa cyangwa hari n'ibindi bimenyetso yagaragaza. Utanze urugero rwiza, uwo mukuru w'abasirikare yarizeye, amaze kwizera ntiyashegeye ko ajyana na Yesu, ahubwo haravuze ati nutegeka biraba bihagije. Yego. Ubwo rero nawe birasaba ngo wizere iby'Imana yahamije kuri Kristo Yesu, nubyizera biraba bihagije ko waba umukiranutsi ku Mana. Kuko ubundi icyo Imana ikeneye ku muntu nuko yizera agahabwa ubugingo buhoraho. Naho ibigendanye n'ibyo uri buze gukorera abandi
ni hanyuma banza ukize ubugingo bwawe kandi nta kindi bukirisha nuko wizera ibyo wumvise kuri Kristo Yesu. Yaranatanze urugero rwiza, uriya mutware we yanamenye imbaraga ziri muri Yesu. Aravuga ngo bidasabye ko tujyana wategeka umwana agakira. None rero nawe Imana niyo yatanze Kristo Yesu, araza yishyiraho ibyaha byawe byose n'ubugome bwawe aranabihanirwa. Ikimana igushakaho twamwe tubivuga kuva kare nuko byemera. Ese wemera ko ibyo Imana yahamije ku mwana wayo ari ukuri? Byemere mu mutima, urahita ubona ubugingo buhoraho, uhita umera nk'uwo muntu uvuze. Ariko muri yako baravuze ngo ya Aburahamu yarizeye, ariko bigaragara cyane cyane igihe yashaka gutanga Isaka. N'abaraho babuze ubutware bwabo uburyo bahishe zirandasi zaje gufata iwabo n'abandi benshi. Urumva wenda udatinze kubera ko n'igihe cyagiye, wowe uriho uravuga intwari zo kwizera, uriho uravuga abantu Imana yahaye kwizera, ubundi kwizera kukagira ibyo kubakoresha. Wowe uracyari kuri etape yo kubanza ukizera, ubundi kwizera kukagukoresha. None se urakoreshwa n'icyo utarizera? Arega banza uhagarare ku iyo etape yo kwizera, ariko nanone ujye ugumye utege amatwi ikiganiro buri wa kane saa 2. Turatanga nimero za telefone mu kanya waduhamagara. Gusa turagushimiye nyine ku bitekerezo byawe, reka twakire n'abandi. Urakoze cyane. Sawa nawe. Alo? Alo? Alo. Turakumva. Mwiriwe. Maravugana na Kwizera Inkungu. Yego. Noneho. Alo. Gerageza uvuge wihutisha, iminota iri kurangira. Nako ibyo umugabo avuze. Kabaza bavuga ngo ngo umuntu ngo yakoze icyaha ngo ntajya mu ijuru, kandi wa wundi wa waragikoze akajyayo, aba ari ukubera iki? Ninde wagikoze ajyayo, ninde utaragikoze ntajyayo? Ibyo ngibyo hagiye tubisoma muri Bibiliya yacu, ariko tukabona bitumvikana. Hari Bibiliya wasomyemo se ko umuntu akora icyaha akajya mu ijuru yaba atagikoze akaba ari hatarijyamo? Ngo ntajyeyo. Ibyo bintu bibaho. Noneho ibyo turi gutangariza abantu muri uno mwanya ni Kristo Yesu Imana yoherereje abanyabyaha kugira ngo apfe urupfu rukwiriye abanyabyaha, none abanyabyaha nabo babone gutungana kwa Yesu, ntibagumye kuba abanyabyaha ahubwo baba bakiranutse ku Mana. Yego. Naho rero ibindi abantu bavuga abakora ibyaha bakajya mu ijuru n'abatabikora ntibajye mu ijuru, ibyo ngibyo ntabwo ari byo Imana yaje kubwiriza abari mu isi. Cyane ko icyo ukwiye kumenya ntukeneye kujya mu ijuru se. Ariko wa wundi warakoze icyaha ntajya mu ijuru. Umva, wowe ntabwo ukeneye kujya mu ijuru. Hamwe nuko igihe cyagiye rero kujya mu ijuru, twasobanuye ko inzira ijya mu ijuru inyura kuri Yesu Kristo wenyine. Nta yindi nzira ibaho ijya mu ijuru kiretse iya Yesu Kristo. Ubwo niba nawe ushaka kujya mu ijuru biragusaba kwizera Kristo. Kwizera Kristo ndabyumva. Niyo nzira imwe rukumbi rero ihari ijya mu ijuru. None se ariko nyarutsa dore iminota yagiye. None se nka wa muntu uba warakoze ibyaha byinshi Imana ikamubabarira, ntajya mu ijuru? Kandi nyine arekaga mu bakoze byinshi nawe urimo. Nanjye ndimo ndabyumva. Noneho turi gutangaza ko Imana yakubabarira bikemera rero. Sawa, urakoze cyane. Tugiye gutanga nimero za telefone, ntacyo wazifata ukaduhamagara. Nta kibazo muyitanga tuzifate. Iyanjye Patrice ni 078 3 167 163. Iyanjye Fabrice ni 078 026 12. Iya Theophile ni 0782 7
987 Imana ishimwe cyane. Tubashimiye Imana bo twari kumwe mwese. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba.